Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nako naguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu karere ka Kayonza aho abagizi ba nabi bongeye gukorera amahano umuturage, benshi bongera guhahamuka ndetse abandi bagira ubwoba bwinshi cyane nyuma y'uko iyi nkuru y'incamugongo yumvikanye muri kano karere ka Kayonza. Mbese aya mahano mabi cyane yongeye kumvikana muri kano karere yaba ari ayahe? Mbese byaba byaturutse kuki kugira ngo iyi nkuru y'incamugongo yumvikane muri kano karere ka Kayonza? Kuri ubu abaturage polisi y'u Rwanda baba batangaje iki nyuma yo kumva ayo marorerwa yabereye muri ako karere? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nibyo bikubiye mu makuru twagutegura uyu munsi. Icyakora icyo tugusaba nuko wadutera inkunga uyu munsi maze ukara munsi y'amakuru yacu urabona ijambo subscribe cyangwa se abone utukandaho n'akazagira kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba wa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatoya ubundi tuze tubavira imuzi n'imuzingo iby'aya makuru iby'amahano yongeye kumvikana i Kayonza akababaza abagiye batandukanye. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba KN Radio aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni mu karere ka Kayonza aho abagizi ba nabi biraye mu murima wa kawa w'umuturage barawararika ndetse byongera guhahamura abagiye batandukanye, ndetse abantu benshi bashya ubwoba bitewe n'ibyo bari biboneye amaso ku yandi. Ibi kandi bikaba byabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu rishyira kuri uyu wa kane tariki ya 19 Nzeri 2024, ibera mu kagari ka Nyakanazi umurenge wa Murama wo mu karere ka Kayonza, aho abagizi ba nabi bataramenyekana batwitse umurima wa kawa w'umuturage ungana na hegitari 1 n'igice, ubundi bawujyamo barawararika. Benshi mu batandukanye bongera gushya ubwoba bitewe n'ibyo bari biboneye byabaye kuri uwo muturage. Bamwe bongera gutabaza ubuyobozi bavuga ko nihatagira igikorwa ko noneho bazagaruka baje kugirira nabi uyu muturage watemewe ikawa. Iyi nkuru kandi y'incamugongo ikomeje kubabaza abagiye batandukanye bose bo muri kano karere ka Kayonza ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange bumvise iyi nkuru. Yanagarutsweho n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba SP Hamudani Twizerimana, aho yavuze ko aho bamenye iki kibazo inzego zibishinzwe zatangiye gushakisha abakoze ubugizi bwa nabi kugira ngo baryozwe ayo mahano bakoze. Ubwo yasubizaga itangazamakuru, uyu muvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba mu magambo ye yagize ati: RIB ndetse na polisi turimo turashakisha abakoze ubwo bugizi bwa nabi kandi uko byagenda kose baraboneka, ubundi baze baryozwe ayo mahano bakoreye uwo muturage. SP Hamudani Twizerimana agira inama abaturage kujya bagana inzego z'ubuyobozi zibegereye bakazigaragariza ibibazo byose bahuye nabyo bagafashwa, aho kwangiza ibintu by'umuntu, kumukubita cyangwa ubundi buryo bwose bumeze nko kwihorera, kuko amategeko bateganyiriza ibihano bikomeye cyane ku muntu wese wahemukiye umuturage cyangwa ku muntu wese wihoreye. Umuturage witwa Mvunintwari Shabani watwikiwe umurima w'ikawa avuga ko iyi nkuru yayimenye ahagana saa 8 z'ijoro ahamagawe n'abaturiye uyu murima we ubusanzwe ungana na hegitari zirenga 3 zose zihinzeho ikawa. Uyu muturage kandi avuga ko bagerageje kuzimya ariko igice kimwe cyari gisasiye cyane kirashya ku buryo zitakwera uretse gutema ibiti byazo, akareba ko yenda byashibuka, ibyanze akabisimbuza kugira ngo arebe ko hari icyaba.
Uyu muturage kandi yifuza ko yahabwa ubutabera abamugiriye nabi bagahanwa n'amategeko y'u Rwanda ngo kuko ngo batabahannye hari igihe bazagaruka noneho bakahita bamugirira nabi. Ubwo yasubizaga itangazamakuru uyu muturage wahuye n'aka kaga, mu magambo ye yagize ati harimo isaso ryinshi ku buryo zahiye zirakongoka, uretse kuzitema umuntu akareba ko zashibuka, urumva ibikorwa nka biriya biba byangiritse cyane. Icyo nkeneye ni ubutabera gusa, ngo ubu ngubu nta kindi nkeneye, ngo ni ubutabera, ngo aba bantu bankoreye bino bintu nabo bakabiryozwa. Nyuma y'uko uyu muturage atwikiwe ikawe yo mu murima, hari abo akeka ngo bari barigambye ko bazamugirira nabi ku buryo bukomeye. Ngo uyu murenge kandi wagaragayemo aya mahano wa Murama ukunze kugaragaramo abantu bakora urugomo barangiza bagahungira mu yindi mirenge, cyane cyane irimo Rwinkwavu ndetse na Kabarondo, ikibazo cyarangira ubundi bakagaruka bakidedembya. Mu butumwa kandi ubuyobozi buhora buha abaturage busaba buri wese kujya agaragaza ibibazo afitanye na mugenzi we hakiri kare kugira ngo ubuyobozi bufashe abaturage gushaka igisubizo kandi bakanatanga amakuru ku gihe mu gihe babona hari abaturanyi bafitanye ikibazo cyaganisha kwihorera cyangwa kwamburana ubuzima. Itegeko nomero 68 rya 2018 ryo kuwa 30/8/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ingingo y'181 iteganya ko umuntu wese utwikira undi ku bushake ibindi bintu bitavuzwe mu ngingo y'180 y'iri tegeko abakoze icyaha gikomeye cyane. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 n'izahabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 2 ariko atarenze miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda cyangwa kimwe gusa muri bino bihano. Turabashimiye mwe twabanye muri aya makuru yacu uyu munsi. Niba ari ubwa mbere udusuye, ndakwinginze jya munsi y'inkuru yacu urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Sibyo gusa kandi ugomba no kujya hatangirwa ibitekerezo, ukaduha igitekerezo cyawe, haba ari igishimba ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduramo mu makuru yacu tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio, kugira ngo ubutaha tuzabagezeho amakuru meza kandi mwese mushaka. Reka dukomeze tubifurize kugira umunsi mwiza kandi Imana yo mu ijuru igikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.